ariko bamwe batubwiye ko ni gute umukecuru w'imyaka 72 wisaziye ashobora kujya kwifata ngo yimanike mu mugozi igiti kirekire ubundi ngahagere ubundi yimanike yiyahure. Umukecuru witwa Nyirakimonyo Valeria w'imyaka 72 yasanzwe amanitse mu giti mu mudugudu wa Nyarubuye, akagari ka Mbuga, umurenge wa Kibangu, mu karere ka Muhanga. Harakekwa ko yaba yiyahuye. Bamwe mu baturage bo muri uwo mudugudu babwiye ikinyamakuru cyacu ko babyutse basanga amanitse mu giti. Umwe muri abo yagize ati, ubusanzwe nta kibazo yari afitanye n'abaturanyi, natwe twatunguwe no gusanga ari mu mugozi yimanitse uyu mukecuru w'imyaka 72. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga, Mugabo Gilbert, yemeje aya makuru avuga ko uyu mukecuru yabanaga n'umwuzukuru we, kandi ko ubuyobozi nta raporo bufite igaragaza ko yari afitanye amakimbirane n'umwuzukuru. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yavuze mu magambo agira ati, turakeka ko yaba yiyahuye, icyakora dutegereje iby'iperereza rigaragaza. Yakomeje avuga ko kuba yasanzwe amanitswe mu giti ari byo bituma hakekwa ko yaba yiyahuye, ariko ashimangira ko icyabiteye kizamenyekana nyuma y'iperereza. Yasabye abaturage kujya bihutira gutanga amakuru igihe babonye imyitwarire y'umuntu ihindutse, kugira ngo ashobore gufashwa mbere y'uko ikibazo gikomeza gukomera kugira ngo binamuviremo urupfu. Mugabo yavuze ko kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Body, rwatangiye iperereza ku cyateye urupfu rw'uyu mukecuru w'imyaka 72. Umurambo wa Nyirakimonyo wajyanye mu bitaro bya Nyirabikenke kugira ngo ikorerwe isuzuma hamenyekane icyamwishe. Ariko nk'umunyamakuru ubwo twatemberaga muri uyu mudugudu, bamwe mu baturage batangiye guhwihwisa amakuru avuga yuko uyu mukecuru yari afitanye ikibazo n'umwuzukuru we, bakekwa ko ari we waba wamuhubuye. Ariko bamwe mu baturage bakanavuga ko kandi ashobora kuba yiyahuye. Ariko bamwe batubwiye ko ni gute umukecuru w'imyaka 72 wisaziye ashobora kujya kwifata ngo yimanike mu mugozi igiti kirekire ubundi ngahagere ubundi yimanike yiyahure. Benshi bavuga ko bimwe mu bibazo bikomeje guhangayikisha ndetse n'abaturage muri rusange, harimo ibibazo by'amafaranga biri gutuma abantu benshi bakomeza kubura imibereho, ubundi kugira ngo bigende gutya bigahitamo ko bakiyahura. Bamwe banavuze ko uyu mukecuru amafaranga yari ikibazo, bamwe bakanavuga ko kandi igishobora gutuma yaba yiyahuye ari uko yarabuze amafaranga yo kwishyurira umwuzukuru kugira ngo ajye mu ishuri, ndetse akabura n'ibyo kurya. Bamwe mu baturanyi b'uyu mukecuru bavuze ko bababajwe n'inkuru y'uyu mukecuru, kuko uyu mukecuru rwose yagwaga neza, ndetse ko nta kibazo yagiranaga n'abaturage bo muri uyu murenge ndetse no muri aka karere ka Muhanga muri rusange. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Bitseri, akomeje kwibutsa abaturarwanda bo kose ikibazo icyo ari cyo cyose wagira n'ikibazo wajyana n'umuntu, ugomba kwiyambaza inzego z'umutekano yaba polisi ndetse na RIB kugira ngo bagufashe. Ni mu gihe kandi amakuru yo hirya no hino mu gihugu hatandukanye tugenda twumva amakuru y'abantu bakomeje kwiyahura, biyahuza inzoga, abiyahuza imiti ndetse n'ibindi bitandukanye. Ese wowe niba wakurikiye inkuru urabona ibintu biri guterwa n'iki? Twandikire muri comment ubundi utubwire, ese urabona ibingibi biri gukorwa n'abaturarwanda bikwiriye cyangwa se bagakwiye kugana inzego zibishinzwe zikabafasha gukemura ibibazo bafitanye? Nkwibutsa ko iyi ngiyi ni BIAU 50 ikugezaho amakuru atandukanye hirya no hino mu gihugu. Niba utarakanda subscribe, ihutire kwikanda kugira ngo amakuru ndetse n'ibindi bigenderano bitandukanye bijye bikugirira rege kandi 5 kuri 5. My name is Morde, loud and clear.